hari ibintu dukora tukavuga ati rero ababyeyi bacu ntibabibona ariko ukavuga ati ndamutse ndi imbere yabo bavuga ati ninjye muntu wabyanjije. Kaduhere kuri uyu nguyu disi Clement abantu baramuzi ejo nibwo yakoze ubukwe n'uri Yarine nta mwaka baramarana atangiye kumwambika ikanzu atangiye kumusiga makeup ibyo bintu ari kubikora nawe yabyumvishemo yumva ko nta bugabo burimo aravuga ati ibi bintu data buko ari kubireba ari ibintu bajya bavanga imikino ivamo imintuzi ariko niba kina bakugira umugore bizarangira urwaye umugore ibintu wenda mba hari inteko y'umuco urumva akaba na minu bumwe hari minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu ibyo bintu baba bagomba kubireba uburere mboneragihugu ibyo bintu baba bagomba kubireba barebe abagabo dufite kuri uyu munsi ni abagabo baboneye igihugu reka noneho wumve tuntu rero ko kwiyambarishwa amakanzu noneho niba ibyuma by'abazungu bidushyira ku karubanda reka noneho mbanze ngo bagakeke ko kiriya kintu tuba twarakibagiwe. Reka nze ngo story yabaye kuri papa cyangwa nyuma yuko yambaye karaga kanzu umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Reka twongere tubasuhuza abakurikira Dopamedia rero nkuko mwabisanzwe muri kumwe n'abanywanyi banyu inshuti zanyu zakadasohoka kandi kuri YouTube channel yanyu muri kumwe nanjye rero Turutayiga natunga manu buri kugira bari kugira okay, it's okay. Blessing day, blessing Dopamedia, blessing Dopamedia nta kundi no gukora subscribe rero ubundi tukajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Gahunda nta yindi abasore bakomeje gucana ubwato bikambabaza wabibonye bikambabaza aho se mali birabintu nibiki bikambabaza kwera urangene nabonyesha Diba bivugaho ngo hari ukuntu abantu bashaka kuba bantuza nako gushaka kwigana bantuza ariko bikarangira bibaye bantuza buriya kera abantu tuba twaravukiye wenda mu bantu bafite umuco bakubwiraga ko uzaba umworo mubonera mu ntobo cyangwa se bakinaga imikino ijyanye n'intozo intobo ariko zurazizi intobo zo ndazizi zimwe z'umuhondo urabona ukuntu abana bari gukinisha intobo bamwe bazita inka hanyuma w'icyo gihe bakugira umushumba iyo uri umushumba rero uzaba umworo ibyo rero ndatubihuje nyaboneka mumbabarire murebe iyi video turaza kuyishyiraho nawe mundebere uyu mugabo ibintu ari gukorerwa n'umugore we ndebera ndetse ndebera n'umugore we bro. Yes we umugore wawe ikora akakugira ukunguko kakubwa ngo kora ibi umugore rwose bara nabajene mariye undebera ibintu ari kumukorera amusiga ku maso amusiga ku munwa amugira ibiki amwambika ibikanza ibintu by'umutadara migambi ntago ari ibintu byakagombye kareka urabo udafite epfo na ruguru umugore wawe afite inzozi zo kuba yakugira umugore akaba ari wowe umugabo wundi yari gahunda yo gucurika ikibuga se niba bitakunda ariko reka abigerageze bikibuse buranu usatira n'umuntu ugiye kumukubita urushyi uko wamugera imbere ukumva umutima ukugira inama ati mureke uzarumusige kwitama byibuse hari ibintu bajya bavanga imikino ivamo imintuzi ariko niba kina bakugira umugore bizarangira urwaye umugore akora mucama video ndaza gushiraho gatoya muze kureba uyu mucama urabona aranabipfiriye namwe muze kutubwira muri comment uko bimeze cyangwa se nuko mwabyakiriye reka tubiganire cyangwa se tubigarukeho muri kano kanya ubundi buriya ni nk'ibintu hari ibintu abajene cyangwa se abasore bakora mu Rwanda batazi nkomoko batazi niyo biba uri ibintu hari umupasiteri ejo bundi wabivuze ibintu bihera n'ubundi ku munsi wa mbere mu gipanga ibyo kubanga niba uri umuntu w'umugabo ukajya gupfukama imbere y'umukobwa iyo ugiye kukubera umugore ibyo bintu uzi igisobanuro cyabyo akobera ibintu biranatwika mani nanjye nzabikora uzabikora ariko njye ntabyo nzakora uzabireke na hanyuma uzabikora uzi bisobanuye iki ngese ibyo biraniye pfa kuba nzatwika bakagutwika no gutwika abenshi nyine babikora muri uwo mujyi wawe bakabikora ari ugutwika ariko bira bintu byahoze bikorwa mu bwami bw'Abongereza muri cya gihe umuja yagiye gushaka umukobwa w'ibwami ibyo bintu yabikoraga n'ubundi amwereka ko amuciriye bugufi kubera ko ari superpower cyangwa se amurusha imbaraga bikaba igisobanuro cy'uko azahora amugandukiye amuyoboka aha ko jya umenya ko ibintu byose byarahindutse aka kanya mani ntukace no mu ijambo
reka mbanze mvuge ntabwo ugomba kuguca aka kanya reka nsobanurira abantu ibintu hanyuma nimara kubisobanura wenda uvuge sibyo aka kanya tuvuge ko ibintu byahindutse ubwo tunge nibagirwa n'ibyo ngiye kuvuga aka kanya abajene bari kubikora ntabwo bazi igisobanuro bakavuga ngo yabonye ngo runaka bikora nawe akabikora ariko biriya bintu ugiye ukabaza ababyeyi bacu ntabwo bazi igisobanuro cyabyo nabo ntabwo bigeze babikora bashobora no kubibona akibaza ibintu abagabo babaye hari umupadiri watwigishaga niyabona iki kiganiro azahita anabyibuka yatubwiye ati nsigaye ndiba abagabo b'iyi minsi cyangwa se abasore b'iyi minsi abona nta bagabo babarimo bitewe n'ibintu bakora siko batera inda bakanahaha ntabwo ibyo bihagije ubundi umugabo agomba kuba yabikora cyangwa se umuntu w'igitsina gabo ubundi aba agomba kuvuka ari umuhigi sibyo ni nako ubundi natireri ibi bishaka cyangwa se niko amategeko y'isi none ubuse bahindutse bahizi kuba umuhigi sibyo hanyuma ukihigira wowe ugahigira n'ubwo rwaye mu gihe wamaze kurugira kubera ko buriya iyo bwa mbere ivutse uri umuhungu umenya ko nta muntu uzakugirira impuhwe iyo watangiye kumva uri umuhungu ukumva hari umuntu uzakugirira impuhwe umugabo bizakugora byagucana ibi bintu rero abagabo bari gukora noneho ikibabaje biri gukorwa n'abantu b'abagabo bafite abagore reka duhere kuri uyu nguyu disi Clement abantu baramuzi ejo nibwo yakoze ubukwe n'uriya Line nta mwaka baramarana atangiye kumwambika ikanzu atangiye kumusiga make-up ibyo bintu ari kubikora nawe yabyumvishemo yumva ko nta bugabo burimo aravuga ati ibi bintu data bukwe ari kubireba urumva nawe afite ubwoba bw'iki afite ubwoba bwo kubona data bukwe isebukwe ari kureba ibintu ari gukora ariko yabikoze nyine ubwo bwoba arabufite hari ibintu dukora tukavuga ati rero ababyeyi bacu ntibabibona ariko ukavuga ati ndamutse ndi imbere yabo bavuga ati ninjye muntu wabyanjije burariga hari igihe umuntu aba ashaka ikintu urumva ariko yarakibuze yarabuze umuntu wakimufasha ushaka umugore se ntamujama oya nawe byamuteye isoni yumva ko binamubabaje umuhungu w'igitwe aravuga ati ibi bintu ndi gukora umuhungu w'igitwe ndasebye ati ubudata bukwe ari burebe ibi bintu buriya nawe Imana asenga nuko sebukwe atabona ibintu yari arimo Imana asenga nuko ababyeyi be niba kibafite batabona biriya bintu wenda icyo impamvu mvuze sebukwe we nawe yabyivugiye aravuga ati data bukwe ibi bintu azabibona umugore amusubiza atazabibona none se ubundi reka mbaze nkubaze sibyo umuntu mu gihe agiye imbere ya kamera ibintu byose yabikoze byose barimo arakora birimo biramuva mu mutwe muri kamera ni ku karubanda biriya nyine bimeze Imana biriya biba bimeze nk'uko ikintu washaka kugikora ariko ukabura umuntu ugutiza umurinda ashaka kwibera jihadi wa kabiri ntiyerure ejo n'umugore yavuga ati icara umese amakareso y'abana cyangwa ibiki byose atangire kwirirwa ajijinganya ikiri biki ahubwo uri nyine babura inahereye kuri wa mugani uzaba umwora umubonera mu ntobo kandi imikino ivamo imintuza bivuze ko niba uyu munsi ari gukina nyine yigira umugore birarangira ejo bundi abahungu bagenzi be bamugize umugore biriya byarabaye reka kandi buriya hari utuntu twinshi cyane abagabo tugenda dukora nyine tukaba tumeze nk'aho ari ubucucu kujya imbere y'umugore wawe ukigira umugore aho kujya mu mukange ubwo ni ukuvuga ko kugeza uyu munsi kwa disi Clement ni abagore babiri mu nzu ni abagore babiri kandi kirazira nta bihanga bibiri mu nkono bigaragare ko dushobora guhita tubona na divorce mu minsi mikeya urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera biriya bintu wenda mba hari inteko y'umuco urumva akaba na ubumwe hari minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu ibyo bintu baba bagomba kubireba uburere mboneragihugu ibyo bintu baba bagomba kubireba barebe abagabo dufite kuri uyu munsi ni abagabo baboneye igihugu cyane abagabo bari aho ngaho bamaringaringa babandi nuza Kenisa ajya yita ngo n'utu Jackson buri ibintu byinshi cyane bimeze ngaho ibi bintu maze kubibona ku bagabo benshi wenda uretse ngo disi Clement babyiharaje bakamwambika inkweto amahayihiriza akagenda hirimanga bakamwambika amakanzu bakamusiga bya bintu urasanga yambaye na mwene za kariso wasanga yambaye na mwene za kariso z'abakobwa zito na string ashobora kuba yayambaye yarayambaye kubera ko gahunda yari kumuhindura umugore agasirenga agaheka ishakoshi akifotoza nk'abakobwa yikebutsa ari kureba ikibuno ibyo byose nibyo disi Clement yasabwa ari umugore wawe mukoreraga
ushobora kwita wibaza ngo uwo mugore we yatekerezaga iki mu mutwe we. Ntago rero buri abantu muzi gusoma abantu mu bwonko. Burari icyo bita gusoma abantu mu bwonko. Umugore we sinatinya kuvuga ko nawe ashobora kuba yakwishimira umuntu uwo babana bahuje ibitsina. Ushatse kuvuga ko umugore wa Karema yishimiye kubana n'umugore mugenzi we kuruta kubana na Karema cyane. None se nkubeshye mani buragiye harimo ingingo. Oya njye buriya hari ukuntu njya nicara urumva Gashobora kuba harimo ingingo. Umugore wa Karema Aline ashobora kuba yararambiwe kubana n'umugabo mugenzi we, aravuga ati noneho ntabwo uyu mugabo nshaka kumwirukana cyangwa ntabwo nshaka kumuheza hano, ahubwo reka mukoremo wa muntu nshaka. None reka nkwereke buriya n'umugore mugenzi wawe burangira rimwe na rimwe njya hari ukuntu njya mfata umutwe wanjye wenda nkawutunganya nanjye ubwanjye nkitunganya pe. Iyo mpuye n'umugore akambwira ngo mbega umusore mwiza, ndamuganisha ngo yari proud yo kubana n'umugore mugenzi we. Yavuze ngo mbega umusore mwiza. Nyine akakureba akavuga ngo mbega umusore mwiza, ukabona nyine yakwishimiye bya danje. Ntago akigufata nk'umusore nyine uri aho ngaho sana, ahubwo yakubonyemo ikindi kintu. Kira bari abantu ujye bitondera cyane. Noneho Karema nawe ubwe nawe ari proud yo kumva nyine we nawe ubwe yaba umugore kandi nta bihanga biri mu nkono. Akabona nyine abandi bagore barimo bamurjyana hiti. Bajihadi bari nako kugira bazamutwarira umugore, reka nawe yibera umugore w'abagore babiri mu nzu. Biriya rero ntago birabyaramba rero. Ntago bizaramba. Kuko umugore azamara kwisetinga mu mutwe we ko hari kumwe na wa mugore koko akeneye ko babana. Hayo nayo yagera mu gikorwa aho n'ibintu byahindutse. Systeme ni bugabo. Avuga ati aha hantu reka nkuremo akanjye kare. Bita gutangaje nubwo bakoze ubukwe mu minsi mike ushobora kujya kubona ukabona tugiye kuruca nkambara ikanzu. Biriya bintu rero ngewe uko nabifashe, kiriya ni igikorwa cy'ububwa DC Karema yakoze. Ntago ari cy'ububwa mani. Ariko mani reka ne kuguca mu ijambo. Ikibazo bana ntabwo ujya utumana nivugira kabisa. Ngabanza uvuge nta. Yewe utanzanya mubwira ucece hanyuma mvuge wowe ukamere byonyine. Kigano ntabwo cyaba kikiryoshye. Yeri kukubwira ko kiriya gikorwa DC Karema yakoze hamwe n'umugore we Aline, bagafata umuntu w'umugabo bakamwambika ikanzu, bakamusiga makeup, bakamwambika inkweto zishingaraye, bakamuhekesha amasakoshi. Kiriya kintu ni igikorwa cy'ububwa n'ubugwari. Kubera ko umwana wabo navuka nibagira intuza umugisha Imana ikabaha urubyaro, izanarubaye nicyo tubifuriza, akabona iriya shusho azajya yibaza ati ari hagati ya papa na mama, umugabo ninde umugore ninde. Numva ko ngaho ni ikibazo gikomeye cyane. Ikizasigara rero gikora buriya hazasigara hakora umukire hariya mu rugo. None ugura umugati niyo uzaba ari papa, ugize ibyago wasanga umugore ari bucyura umugati. Kaba kabaye abana bakora bazi ko se ari we mugore. Niko bimeze. Kubera ko ubundi abana umwana mutoya niba ari umugabo ariko cyangwa se akabona nyina yiteze igitambaro cyangwa afite imisatsi miremire cyangwa se yambaye iyo kanzu imyenda y'abagore, mu gihe rero bose bambara imyenda y'abagore, umwana ntabwo azajya amenya gutandukanya nyina na se. Niyo mpamvu azakura bimusaba igitoroshi kinini kugira ngo amenye ngo se n'uwo nyina n'uyu. Bizasaba kuba hari umuntu azaba afite umufungo. Hari ibintu abantu bakora nk'agatwiko. Na ba Mico the Best bigeze kuzambara, undi wayambaye ninde, none muhanzi wambaye ikanzu mu Rwanda, ba Papa Cyangwe. Papa Cyangwe nawe yarayambaye. Papa Cyangwe rero reka nkwe story. Kevin Kadera yambaye. Reka nkwe story. Nanuza uyu mugufi ninde? Kenisto no. Kenisto. Okama. Yes, Okama. Reka none wumve tuntu rero ko kwiyambarishwa amakanzu. Noneho ni ibyuma by'abazungu bidushyira ku karubanda. Reka none umbanze mu bagakeke ko kiriya kintu tuba twarakibagiwe. Reka nze nkwe story yabaye kuri Papa Cyangwe nyuma yuko yambaye karaga kanzu nyine. Yarakambaye nyine urabona nyine yarakambaye kugira ngo atwike muri ya ndirimbo ye, maze kwitwikira nuko akajya atembera nyine muri iyi mihanda ya Kigali, aza guhura rimwe n'ikijabo. Ati waje kiramutereta nyine kiramwongoza bya danje. Icyo kiganiro Papa Cyangwe yigeze no kugikora ko bamuteresa. No kiramwongoza nyine ngo ikijama kimukata n'ahantu hepfo ngo cyambwa ati ngwino kabisa tujye gusangira.
ari kijama cya dance kiramushoka. Oya nyine ntago cyamushotse mwene byabica mureba kabisa ukabona ko nyine kubera yigeze kumubona yigeze agakobwa yumvaga ari mugenzi we bahuje babandi baryama n'abakubitsina. Ibyo nari ngiye kugaruka niho ndi kuvuga ko ibyo bintu byo kwiyambarishwa amakanzu bizajya bituma abo ngabo babikekwaho ba jihad n'abandi bazabatereta. noneho nyine turaje tubone jihad ari gutereta nde Krema ari gutereta Krema. ahubwo se burabijya ngo yamaze kumwandikira Semungu ariko maze ari ikigore ikigabo cy'ikigore bagenzi be ubwo naje ejo bundi arabashyira muri koperative nimba yigera simbizi. Wamubonye ejo bundi noza Gasogi kina na Respa ari kumansura muri stade. Barabatipe rero ni batabacunga ejo bundi nabo barabambara string. Baramubonye Semungu yambaye string ari kumansura mu kabari. Ibi string biragaragara oya string ku mugabo ibifashe kibundi ntago mbizi cyari bifashe bishara ko bifashe bya bipampa bamba oya ntawamenya ibyabo gusa nyine biraba ari ububwa nyine ubwo nari ngiye gusoreza ku iyo story ya papa cyangwa n'ikijama nyine kiwokira mwatatse bya dane cyangwa ati none se bimeze bite nta kintu waje tukagira nyine papa cyangwa nyine aragenda arareba aravuga ati iki kijama kiranyica n'intagira ikintu nyine ahita amuga ati nari ndi kumwe n'abaji banje nyine twari tugiye kubanza dukora nyine nkaraga namba yawe n'ingaruka nkahita nkuhamagara nyine tugira ikintu utuntu twikorera amuga ati ngaho basi mpa kabisa hano kwitanga utipe ngo aramucunga ku jisho bw'abaragurutse urumva araguruka nyine aramusiga bya danje noneho ngaraguruka bya danje ngakajya agenda areba inyuma ngarebe ko iki kijama kitamukurikiye nyine waragenga ahita yinjira ahita afunga ukitaza ko cyaramukurikiye kikaza kikamuniga nyine kikamukorera ibyo bifitaho nyine wumve ko cyari kimukozeho n'iki kwakwagitinga kwakwigira umukobwa utari we cyangwa ugashaka kugaragara nk'igitsina gore utari we bishobora kugukurira ibibazo. Buriya n'amafoto meza menshi cyane dupostinga ku moko hari umuntu ukureba nyine muri uwo mwenda wambaye agatavuga ati kari keza ugasanga buriya hari abajyama n'ubundi bagabwe bifitiye ibyo bibazo cyangwa se sinzi ko nabyita by'ubutinganyi babonye Krema baravuga ati uyu mukobwa ko ari mwiza kubera ko yagize gute yagerageje no kwisanisha nabo akubura si byo biti bishegabo umugabo uhinduye umugore biti gishegabo si biti gishegabo buriya yaba ari igishegore kubera ko urumva she ubundi bavuga kwa igifaransa bavuze ngo she runaka abari kwa ubwo rero ni cyaba ari igishegore kwa ubwo ni igishegore nuza rero Krema ku bugabo agiye ku bugore akubera bintu mani ni ububwa bwa danje no kuvuga ko bari abatipe bantuza ngo duhere kuri abo ba Krema bari gukora icyo bita bari kuva muri shegabo bari kujya shegore cyonzi cyo barashwana n'umugore mu minsi mike namara kumuburaho ibyo yamushakagaho ibintu rero ngiye ukuntu mbona bya ni manza leta yabiza leta aho yabitangiye kubangamira abantu ikibazo turagira abantu batari tafu turagira abagabo batari abagabo nyabagabo bazabaho kandi igihe cyose hamye hariho imbwa n'abagabo abagabo rero nibo ntuza yavuze wa munyarwandakazi niba ari Aisha amagweja we yavuze ati harimo abagabo rwose cyangwa se abasore b'amagweja buriya nubwo abantu babirakarimo ntabwo bavuze abantu bose kandi abo yabivuze bakanababara ni bamwe muri aba turi kubona ubundi bajya bavuga ko iteye ibuye mu gihuru ngo ikibwejwe kiba gihamije ibweje niyo yaryaye ikibweje baba bagihamije oya sinzi ukuntu ko bajya babivuga iteye ibuye mu mbwa motse ngo niyo baba bahamije niba ushatse bivuge mu mazina yabo urumva wenda ni koko harimo abantu nayo ukabona nyine ntago ari abasore nyine kwibaza nk'ubu igihugu gikeneye abasore bakirwanirira cyabagura uribaza umuntu wirirwa mu makanzu se bavanga igihugu kiratewe agatabara ngo yihinda munsi y'igitanda ngo pampa zanjye pampa zanjye
mani njye biriya bintu nyine biriya boro ndeze ibi bintu birakwiye cyane ntabwo biriya bintu wenda kubirwanya kwaba ari nko kubangamira abantu tuvuge nka se muhungu biramugaburira inda yagabo na jihad ngakorera online na jihad akorera online ntacuruze n'amacuruzi kandi nyine ariko bariya ni nabo babyemeye tuzagenda tumenya n'abandi bariya nabo babyemeye wenda ku mugaragaro ariko hari n'abandi icyo gahunda cy'abana bikora mu ibanga rikomeye ariko buriya nanone ababikora mu ibanga rikomeye mba numva ntayo ariko tugaruke no ku bakobwa abo ni nabo ntuza ashyigikiye Museveni babikora mu ibanga ati bikora ariko ntihagire ubimenya ninkufa turi kubyamamaza ibintu by'ubutinganyi tuzagenda ibinyaga ariko Museveni abyemeye Museveni buriya ndamukunda cyane wenda si ibyo ko wenda umuntu ashobora kubivuga wenda abantu bakamureba nabi ariko ntibashake bandebe nabi sindya iwabo kandi sinjya no kugamayo n'imvura urumva ariko biriya bintu by'ubutinganyi mari mbona ari ubuga kandi biriya byakwangiza kandi bishobora wenda kuba aka kanya wenda wavuga ngo nta birimo cyangwa ntari bubikore ariko yareba nuza umuturanyi we agasanga ahindutse kwa kundi nawe nka kumwe umuntu asiga irangi gushaka kwanuza ariko wasize irangi ryiza nyine n'ubundi ni ibintu bigenda bikura kubera ko ni imico y'abanyamerika abantu bagiye bakopiya cyangwa se bagiye bakopera n'ubundi ni ibintu abantu bagenda bahererekanya uramutse rero wagize uko uhagarika iyo shene yo kubihererekanya ibyo byose byagabanuka niba umwana ari kuvuka ibyo bintu ntabimenye nk'ubu ugiye ukabwira nka sogokuru wawe cyangwa se na bamwe mu babyeyi bacu ukabwira ubutinganyi ibyo bintu yagusubishamo nk'inshuro ijana atarabyumva kubera ko ntabyo azi ibintu cyangwa se bimenyeje ubundi bishobora gusanga nawe nta n'imyaka 3 ishize ubimenye 3 ibiri ahubwo nawe nabyumvaga uko nguko kandi n'ubu ntabyo uzi kandi n'ubu ntabwo ndabona abantu kumva ijambo gusa ngo ubutinganyi ntabwo ndabona abantu barokezanya ari abantu babiri nyine amaso ku maso kuko ku mavideo wenda turabibona ugasoma ukareba n'intuza n'iki bitangazamakuru kibivugaho ukaba uzi ko gusa ari ukuryamana ko bahuje ibitsina nta kintu umuntu aba abizi n'amavideo urabona n'amafoto wowe warakataje niba warabonye amafoto n'amavideo ufite imfashanyigisho ahubwo ntuzige ntabiga biragukora njyewe ntago nakwiga urumva ahubwo ndareba gusa kumira cyane cyane nari n'abakobwa benshi cyane ureba rwose akakubwira ati wowe wamo ukajya kumutereta akakubwira ati abasore ngena nawe hazi ibyo ngibyo byo ni wenda n'indi sije twazaga ariko reka maze nkubwire ibi ntangiriro y'ibi bintu byose wenda akakanya nta mwanya dufite wo kuba twavuga ngo tubirondore urumva ariko ibintu byose bitangirira hehe bitangira ku kintu kimwe uzi icyo bita gukatirwa ujya gukatirwa kuko nyine abantu bakundana kubengwa se kubengwa nicyo kinyarwanda kiza gukatirwa sinzi ntago mbizi ikinyarwanda ariko navuga ko natarakimenya neza ariko nzagenda nkimenya uko ibintu bizagenda nibwo nyibwa kandi nari maze imyaka myinshi cyane avuye Gwanzu urumva ariko cyane cyane abakobwa usanga niba yarateretswe n'abajama wenda tuvuge 5 bose ukabona nyine baraje bamuteretse wenda reka mere urugero ku bakobwa urumva baraje baramuteretse agakubitaho akigendera akabona nyine nta rukundo rw'abasore akibona afite ariko yareba nko ku ruhande akabona hari inshuti ye imeze ite byadanje babyumva kimwe nyine y'umukobwa baganira urumva yamara kubona babanye uko nguko agahita avuga ati kubera iki none wa muco ukagenda uzamuka bagatangira hano tubizi ko ni depression ni wa muhagararo w'ubwonko biriya byose rero kugera kuri rwa rwego wumva ko uwo muhoje igitsina ari buze kuguha ibyo byishimo by'abashakanye cyangwa se byaba Imana yaremye badahuje ibitsina kugira ngo bajye basayidirana cyangwa se bajye bafashanya ni cya kibazo cya hano ibi bintu byose rero ubona ibi byose biterwa na depression ibyo ubona ibintu byose ibi bintu byose uri kubona by'ubutinganyi uri kugenda byamamara hano hirya no hino ntabwo byemera ko nguko iriya ni imico y'abanyamerika bari kwanduza abanyafurika mu rwego rwo kugira gute nta mutinganyi bayibanduza ariko ari aho yaturutse nta mutinganyi ubyara mani bayibanduza ari aho yaturutse uzabana n'umuhungu mugenzi wawe mubyare se ntabwo mwabyara ni gahunda nyine yo kugira gute yo guca urubyaro tunasoreze hano Jabrez nyagasana akomeza abarinde don't forget to do what to subscribe kuri Dopa Media, share and comment. God bless you. Igisoza ariko wivuga
mani mumenye dopa nge mundeke dopa media irahagije